y'abatwa Tribert Rujugiro umuntu wese utunze akantu runaka Rujugiro hari nabo bita ba Bill Gates ariko ari gusora Rujugiro Rujugiro ni izina ry'umukire byarenze ubukire nta rindi zina bifite nta nubwo tumwita umukire w'umunyarwanda ariko ni umukire ku isi ukorera mu bihugu birenga 9 kandi akora ibintu byunguka ni umukire umuntu utera inkunga za leta agatera inkunga leta zizindi zikavuga ko atera imitwe zirwanya inkunga urumva agusha imvura akagusha n'izuba cyane rwose yabaye imfubyi hanyuma amashuri yigaga ageze ku myaka 16 nayo arahagarara nawe ari mu banyarwanda bahungiye i Burundi bahungira i Burundi yahunze we yahunze bafite imyaka nka 19 ariko yaratangiye ibintu byo gushabika gucuruza utuntu dutoya kiragiye gucuruza byarashobokaga n'ubu birashoboka ariko ibyo wuzuza kiragiye ibyo bitasabwaga kuba yajya hanze akazana ibintu kunywa yagera Kigali akajyana ibintu mu Kabagari icyo cyarashobokaga ubu rero nk'uko twabivuze umukire ni umuherwe gutya yo bahakorera business ye cyane cyane ni itabi afite Pan African Tobacco Company Tobacco Group para Tanzania, Angola, Dubai, South Africa, Uganda n'ibihugu byinshi Rwanda no atari Rwanda rwe rw'itabi ariko itabi rya Supermatch Supermatch no muri Congo niho nayimenye hanyuma ibi bakaba bavuga yahunze 61 yego ajya mu Burundi iyi rero Pan African Tobacco Group yayishinze muri 78 ngira ngo African Report yo mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize yamushyize mu baherwe 10 mu bwiza tunga bavuga ni abarundi bafite akantu muri Afrika 10 muri Afrika kuko ngo ubu ngo bashobora kuba afite nka miliyari zirenga magana abiri ubundi zewe naye si Rwanda y'urwiyarya ntabwo yabona igifu kiyarya yose twahoze tubivuga agashya k'uyu mugabo rero n'amafaranga ye n'ibyo iyo gereza ntiyayitinze muri mpimba ababikabya bavuga ko yajyanye n'abazamu bayirinze ntabwo gereza irindwa n'abazamu n'abacungagereza na diregiteri we yangewe nkimenye inkuru amateka y'uyu mugabo ko ngo yatorotse gereza abambere babimbwiye bavugaga ko n'umucunga na diregiteri wa gereza yamutwaye bajyanye ariko ubu namenye ko uwo mucungagereza ahubwo yabanje akamwicisha nuko yatorokanye abacungagereza ariko amaje diregiteri wa gereza amaze gupfa aragenda bahingukanye Rucuru niba yaraciye Bukavu niba yaraciye mu Rwanda ubwo ni muri za 87 kugira ngo uyo yamaze gufata ubutegetsi aratambika gutyo nta telefone hari ntaki ariko ngo yarafite yatorokeshejwe n'abantu abo bitaga nk'abantu bari abakomando biwe bafite inshuti mu gisirikare babasha kumutorokesha aragenda ubundi nta ayo ni amateka uzi gutoroka ugatoroka n'abakozi ba leta igisore nk'iriya uyu n'abakozi bayo ukabatwara tukumva ngo runaka ariko si ndimo kuvuga kareke ngo yaraye agiye atwara n'abasuruveyi ajyana n'abasuruveyi donc abandi bafungwa abanyururu niko kiyongeye bitwaga abandi banyururu baraye birinze we yafata ukuntu ejo bundi nta muhanga atorokeye amahanga twese twavuze ngo nta muhanga yatorotse yagiye Rujugiro we yatorokanye n'abakozi ba leta y'u Burundi ahubwo ati muze akazi bari babashyizeho ati muze shaka ngo nanjye nzabahera akazi ku buryo umusaza ashobora no kwicara akavuga ati iyi gereza wamugani nayitorotse ubu se oya yarafite imbaraga cyane yarafite imbaraga nyuma yaragiye gutyo FPR itangiye urugamba rwo kubohoza igihugu ari mu bateye inkunga cyane yaba y'amafaranga yaba y'ibikoresho ndetse n'itabi ry'abasirikare n'agataba bakageragaho yoherezagayo udukarito yoherezagayo itabi kuko no kwa Habyarimana ngira ngo boherezagayo inzoga nyinshi ngo abasirikare bagire morale FPR ifashe ubutegetsi yarakomeje abo mushoramari usanzwe cyane rwose abo mucuruzi ukomeye
chambre de commerce yigeze yakomeje kubaho ngira ngo hari urwego yigeze gukurira rw'abacuruzi yigeze kuyobora icyitwa MIG yavara ejo bundi rwose bijya kwanga araza umusaza rwose ifaranga ibikiri biragaragara hari abatajya batanga urwenya ukuntu koje banke koje banke ukuntu yavutse ura musaza ngo yagiraga amafaranga yabitsaga muri BCD kwa Kalisa Freddy ambassadeur noneho rimwe Rujugira ngo akenera amafaranga nka sangizi ageze asanga bakize hamagara ati Kari ko nashaka gufaranga twanjye hamagara Kalisa nyine bamwitaga BCD bakayibatse izina nubwo ari ambassadeur murangura ati ko nashaka gufaranga twanjye ati bakinze muze faranga yanjye se n'amasaha bihuri nuko yagize initiative y'ishingwa rya Koje Bank nawe yarafitemo imigabane no agera ahantu nawe yisanzwe avuga ati wenda nimba ndi muri body ngenda amafaranga saa 2 z'ijoro nzabwira deje ni banko yo yashinze no ariko Koje Bank nyango ni banko yari yo bank yego ariko byari ukwigumura ngo bank ara confiance d'or confiance d'or yabaye byari ukwigumura kuri Kalisa iyo bitaga BCD avuga ati shingi yanjye ubwo rero umusaza agira amafaranga yaraje mu bikorwa y'isakora hari ukubaka Gikondo aho umudugudu wa kijyambere uriya mudugudu tutindeho gatoya abarundi babyita neza mu gwizatunga ariko twebwe hano tukunda kubwita umunyemari yatangiye kuri uriya mudugudu wa Gikondo aho bita kwa Rujugiro n'ubundi nuko uriya mudugudu wavuzweho byinshi ziriya nzu yazubatse ubundi bamwe bavuga ko hari abavuga ko yazubatse ashaka kuzubakira abakozi ba leta akajya zibakopa bakazishyura mu myaka 20 ku nyungu ntoya kuko burya iyo turi kwinjira niba turi kuvuga ku muntu utari mu gihugu kandi atari ku bwende bwe tugomba kugera gutangira uko byatanga umukino watangiye cyandira afite experience yo gufungwa gatoro kagereza icyo ubwo ayo mateka bayabitse afite oya si icyo gusa kuko n'uwibye birayi muri Nyabugogo yabacika ahubwo kuba inshuti n'abaperezida voilà amateka yo kuba inshuti n'abaperezida barenze babiri gukorana n'ubutegetsi gutoroka gereza gukoresha abakozi ba leta icyaha akanabatarukana ageze mu Rwanda azanya amafaranga nibwo akoze uriya mudugudu cyo gikorwa cya mbere cyatumye amenyekana n'ubu hitwa kwa Rujugiro mudugudu gira ngo amazu yarahendutse uko yabiteganyaga ariko iyo politike ye yacamo neza avuga ati cyo kuvuga ngo abakozi ba leta shyira ku isoko bose uguragure abakozi ba leta noje kubaruko babashinzwe izo mwese ubundi se n'aba leta kugeza ryari 20 bazayimara ahubwo yari gushya noneho ubwo yawe ntabwo gushya ntacyo byari bubwe niyo mpamvu nkubwira niyo mpamvu mbigarutse ni inyungu yari inyungu ntoya cyane biranga gira ngo icyo gihe zari no ku mafaranga make munsi ya miliyoni 20 nibwo bwakeye hahita hazo undi mudugudu wa Gaposho ni wabaye wa kabiri muri no Kigali ngira ngo hari imbere ya FAO Gaposho inzu ze ziza zitafite umwanya uhagije zidashamaje nk'iza Rujugiro ariko ku mafaranga zijya hejuru no kwa Rujugiro baraza ubundi igiciro ntabwo uri ko cyari kuba rizi ariko zose zaraguzwe nyuma yaho ubwo twinjiye mu bitungo nyuma yaho haruguru yaziriya aho bakiditse ikitabajwe yiwe ejo naranyuze sanga hasohokamo ari icyapa nk'icyaho ari nk'ishuri ni nk'ishuri nzira nakomeye nibivuye ukaza kuri UTC tugiye kundi mutungo we UTC yaje gutezwa nyuma yego n'ubwa mbere ushobora kubona mall nkiriya twari tuyibonye muri etage nizazi kuri cyo zagiye zigira ibibazo by'ubucuruzi kwa kujya hejuru Rujugiro yubaka umudugudu ikagira Kagarama 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 za Kicukiro nahitwa ku Muyange ubu hageze n'imihanda yahaguze hataragera imihanda ariko ubu hari umuhanda none umanuka ukayinguka ugahuza mbese Kicukiro na Busanza uca ku bisambu bye niuzi ko ari ibisambu Rujugiro arangiza abahinze n'ibigori n'ibishyimbo nta kindi kirajya Rujugiro arareba ati Nyanza ntacyo nahakora ariho mvuka ati nkaba Stade Olympique narebe nkayisubiza yarayubatse se burya niwe yarebigizemo
amafaranga kugira ngo arayisubire i Nyanza oya kinareye gasubira i Nyanza yego bajya bamuvugaho ibintu byinshi kuzamuka Sainte Famille n'amaguru ngo akatega bose bangagwa akagasaza ko karaye ijoro batakaza wari umusaza wari umuhungu wamuhaye lift mu ivatiri bavuze ngo tugende ntabwo yavuzwe byinshi nawe ibyo wari ubizi se yaramaze kuba pope mandenge wari umwana watwaraga agataxi voiture kudi nkuko wagura akavatiri ukagaha umuhungu wanjye noneho abona agasaza karaye ijoro kagenda n'amaguru agaha lift ageze ati akase wa mwana we gaha yarategaga cyageje ruguru ushaka naniwe nta n'amafaranga umwana ngwamugejeje ati kusaba umwana we imodoka ni yawe ati wapi ndaverisa ngahe se bansaba 5 ariko na 3 mbibona nawe tubuse nk'iyi yabigura ngahe kugira ngo ugira kawe ati ni nkenye n'igice turayibona ati mu gitondo uzaze hano k'uyu muryango turebura mukobwa uri hari atazaba umuhungu yarageze bamuha imodoka